gahunda y'amatora y'ihuriro ry'abana ni gahunda isanzwe kuko n'uburyo bwashyizweho hano mu gihugu kugira ngo abana bagire amahuriro yabo bahuriramo abahagarariye kugira ngo bibafashe kugira uruhare muri gahunda zose z'igihugu zigamije kurengera abana ndetse banagira uruhare bagira urubuga rw'abana rwo kugira ngo bagaragaze ko ibibazo bihari n'uburyo byakemuka by'umwihariko ibibazo bibangama uburenganzira bwabo. N'uburenganzira bwabo rero urumva ko n'urubuga rwo kugira ngo nabo bagire uruhare mu bakorerwa child participation. Birasanzwe rero ngira ngo nkuko mubizi hari inama nkuru y'igihugu y'abana ikunda kuba buri mwaka muteze ku nama ya 16. No kuvuga ngo rero abana bayiyobora n'abayihagarariye n'abana bari muri amahuriro y'abana bahagarariye abandi binyuze muri amahuriro y'abana. Amatora araherutse ni mu mwaka wa 2018 manda igira imyaka 3 ariko murumva ko hashize igihe imyaka 3 yarenze byatewe na covid noneho kwa ko amatora atashobokaga batutireka tuhagarike ubwo noneho ngo covid itanze agahenge amatora arabaye uko ateguye rero nkuko bisanzwe abana barahagarirwa guhera mu mudugudu. Nuvuga ngo ihuriro ry'abana ku rwego rw'umudugudu rigizwe n'inteko rusange y'ihuriro ry'abana ndetse na komite nyobozi. Ihuriro rero rusange ku mudugudu rigizwe n'abana bose bo ku mudugudu bahatuye bafite imyaka kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 17. Naho komite nyobozi igizwe n'abantu 6 batora perezida, vice perezida, umujyanama, umunyamabanga, abajyanama 2, hakabaho n'umwana uhagarariye abana bafite ubumuga kugira ngo ibyiciro by'abana byose byisange n'amahuriro y'abana. No kuvuga ko n'umwana ufite ubumuga ntabwo ashinzwe guhagarara gusa, afite uburenganzira bwo yakwiyamamaza no kuyo myanya yindi tumaze kuvuga. No kuvuga ko abana bose batuye mu midugudu duhereye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 amatora azaba yatangiye mu rw'umudugudu ndetse no ku kagari. Abana bo mu mudugudu bose bari mu kigero cy'imyaka 6 kugera ku 17 bazahurira ku midugudu ku biro by'akagari, buri mudugudu ukwawo utore komite y'uhagarariye. No kuvuga ngo rero abana bazatora nongeye mbigarukeho abazatora no kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 17 kubera ko umwana hano mu gihugu iteko rivuga ko ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18. Noneho abazatorwa hazatorwa abana kuva ku myaka 6 kugera kuri 15 kubera icyo 15 kugira ngo kwera ko manda igira imyaka 3 tutazatora umwana ufite imyaka 16 akazagira imyaka 3 atakiri umwana. Niyo mpamvu ko babyumve neza abazatora no kuva ku myaka 6 kugera ku 17 abazatorwa baziyamamaza n'abana bari hagati y'imyaka 3 kugera ku myaka 15. Rero ku mudugudu nkuko nari nabivuze amatora azatangira ku itariki 5 abana bose bari ku midugudu bahurire ku kagari batore muri uwo mudugudu batore komite zibahagarariye bamara gutora no bishyire hamwe batoye ku rwego rw'umudugudu batore komite zibahagarariye ku rwego rw'akagari. Ibyo bizaba ku itariki 5. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 komite zose zo mu tugari zizahurira ku murenge nazo zitorwa bahagarariye ku rwego rw'umurenge. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 komite yose yatowe ku rwego rw'umurenge azahurira ku rwego rw'akarere kugira ngo atore abahagarariye abandi abana bahagarariye abandi ku rwego rw'akarere. Ngira ngo rero twashishikariza abana kuzitabira ari abatowe n'abatorwa ariko nkiraho ngaruke ku mwana utora uyamamaza ni umwana w'umunyarwanda kandi utuye mu mudugudu yamamarizamo. Icyo twasaba ababyeyi ni ukureka abana bakava umwanya bakitabira amatora kugira ngo biyamamaze kandi banatore kuko ziriya komite mu by'ukuri ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ngo abana bahawe ijambo barabikwiriye kuko bafite uburenganzira n'uburenganzira bwabo kugira uruhare rubakorerwa kandi noneho bagomba kwifashwamo n'ababyeyi babo. Nibabafashe babasobanurire hari amatangazo agenda atangwa mu midugudu hirya no hino ari kunyura ku mateleviziyo no ku maradiyo bakigira igikorwa koko cyabo bemerera abana bake ku midugudu aho umwana azatorwa ku rwego rw'umudugudu yanatuye no kugagari bamwemerere ko ahagarariye abandi bamuha umwanya wose aboneke ndetse najya no gutora ku rwego rw'umurenge bamuherekeze nabwo n'uruhare rw'umubyeyi bamushyigikira amwereka yuko koko mu by'ukuri umwana turagushyigikiye uri uwacu turashaka nawe utere imbere turashaka nawe ibitekerezo byawe bigeze ku baturarwanda ndetse nibajya no ku rw'akarere ntibagire impungenge babishoboye babaherekeze babafashe babashishikarize kwiyamamaza ndetse no gukora neza n'igihe banamaze no gutora uruhare rundi tubasaba abantu kugira ngo noneho bajye babafasha no gutanga ibitekerezo byabo
uko bikwiye ndetse no kubona umwanya ihuriro ry'abana murakoze. Ngira ngo urabona mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana ndetse n'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana avugamo, ngira ngo mu ngingo yaho ya kane avuga uruhare rw'umwana mu bimukorerwa. Umwana rero ntabwo yagira uruhare mu bimukorerwa adafite platform aganiriramo n'abana bagenzi biwe cyangwa atangiramo ibitekerezo. Gushyiraho komite z'abana rero ni umwanya mwiza kuko urabona abana iyo bahuje n'abantu bakuru ntabwo abana bisanzura ngo bavuge, ariko bahubwo baravuga. Gushyiraho rero komite cyangwa inzego z'abana ni uburyo bumwe kugira ngo bajye baganira ku bibazo byabo, banakora ubuvugizi bw'ibyo bibazo ariko babisanzuye bakabiganiraho ubwabo mbere y'uko babiganiraho n'abandi bantu abo ari bo bose. Nicyo cyiza rero cyo gushyiraho komite z'abana kugira ngo bagire urwego rw'ubuvugizi ku bibazo by'abana ndetse runagira uruhare mu kurwanya amahohoterwa akorerwa abana. Abantu uburenganzira barabuvukana, ntabwo nta muntu wabubahaye, ahubwo itegeko icyo cyaje gukora ni ugushimangira cyangwa gushyiraho imirongo migari cyangwa gushyiraho umurongo ntarengwa w'umuntu wahohotera uburenganzira bw'umwana, kugira ngo umwana yishimire bwa burenganzira bwe yemererwa n'itegeko ariko nta n'umwe ubuhutaje abihanirwa. Rero abantu bumva ko kwigisha abantu uburenganzira bwabo ari ukubigisha ingeso mbi, ntabwo ari byo, ahubwo ni ukubigisha kugira ngo bisobanukirwe, basobanukirwe uburenganzira ariko n'inshingano zabo, kuko uburenganzira n'inshingano biragendana. Umwana wasobanukiwe ibyo byose ntawamuhohotera, amenya aho araregera cyangwa aritabaza, amenya n'inshingano ziwe, akamenya uburenganzira bwe bugarukira naho bwa mugenzi we butangirira, hakabaho kuzuzanya hagati y'abana n'ababyeyi kuko basobanukiwe uburenganzira bwabo. Nk'ubu ngubu wenda icyo navuga, dufite umushinga turi gukorana na UNICEF ku bufatanye n'ikigo gishinzwe kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa NCDA, wo kubaka ubushobozi bwa komite z'abana. Zino komite z'abana zaratowe ariko ugasanga zidafite ubushobozi bwo gukora, zidafite uburyo bwo gukora no kuganira. Turimo twubaka ubushobozi bwazo, tukabahugura ku burenganzira bwabo, ku nshingano zabo, ku bwoko bw'amahohoterwa, uburyo bakora ngo barwanye amahohoterwa, uburyo bakora ubuvugizi bw'ibibazo by'abana bagenzi babo, n'uburyo batanga umusanzu kugira ngo hamenyekane amakuru y'abana bahohotera abana. Rero mbere na mbere ni ukubakamo abantu bafite ubushobozi bwo kugira uruhare mu bibakorerwa, bwo gutanga ibitekerezo kuko basobanukiwe, ndetse no gutanga inama aho byaba ngombwa ku bandi bana ndetse no ku bantu bakuru. Ntibivuze ko abana batanga inama y'igikwiye gukorwa kugira ngo babana uburenganzira bwabo bwubahirizwe 100%. Banadufasha gutanga amakuru y'abana bahohoterwa, inzego zibishinzwe zikabikurikirana, abana bakabona ubutabera cyangwa bakabona ubuvugizi. Icyo nakongeraho ni ukutangariza Abanyarwanda yuko ngira ngo guhera ku wa mbere hazaba amatora ya komite z'abana. Hari amatora rero, hari ababyeyi batinya kohereza abana babo muri za nzego ngo badatorwa bakamenya uburenganzira bwabo. Ni ugushishikariza ababyeyi bose kugira ngo bohereze abana bageze igihe cyo gutorwa cyangwa gutora, bazitabira aya matora kuva ku kagari niho bizabera guhera ku itariki 5 kugira ngo ba bana bakomeze batange umusanzu wabo w'igihugu ku gihugu.